Muvandimwe, ndakumenyesha ko turi mu ntambara. Ibibazo byose ubona ku buzima bwawe bifite aho bituruka. N'ubukene se, ni indwara se, ni ibibazo mu rushako, ibibazo mu kazi, ufite umugabo ariko kubyara byaranze, ufite umugore nawe ubwawe kubyara byaranze. Ibibazo byose ubona ku buzima bwawe bikomoka kuri Satani. Mwene data, ndakumenyesha ko hari ingabo z'umwijima zigize ubwami bwa Satani tutabasha kubonesha amaso. Izi ngabo zikora amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ushobora kubona abo muturanye bakugirira nabi, ushobora kubona abavandimwe bawe bakugirira nabi, ushobora kubona abo musengana, abo mukorana, abo bana nabo baguhohotera, ushobora kubona abo witaga inshuti baguhindukiriye abanzi, ushobora kubona abo wari wizeye bagutengushye, ushobora kubona abo wari wiringiye ari baguhemukiye. Abo bose ureba bagukorera ibyo ntago ari bo ubwabo babikora, ahubwo ni imbaraga z'umwijima zibakoresha. Ibyo ni ibikoresho bya Satani bigamije kukurangaza kugira ngo utamenya ngo uri kurwana n'iki, kugira ngo wibande kuri bo maze umwanzi wa nyawe umwirengagize, umwanzi wa nyawe ntumumenye. Muvandimwe, ntukibagirwe isomo ry'ingenzi mu by'umwuka riri mu Befeso ibice 6 umurongo wa 12. Isomo rirambwira ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bisobanuye ko tutarwana n'abo turebesha amaso. Nubwo tubona batugirira nabi, nubwo tubona batwanga, nubwo tubona batugambanira, nubwo tubona batwifuriza ibibi, ariko mu by'ukuri umwanzi wa nyawe ni imbaraga zibasunikira gukora ibyo. Uyu munsi ngiye kukuganiriza ibimenyetso by'ingenzi bikwereka ko ubupfumu bwagabye ibitero ku buzima bwawe. Ntabwo ngiye kukugezaho ibi ngamije kugutera ubwoba, ahubwo ngiye kukugezaho ibi kugira ngo ufate umwanzuro, utangire urwane ku buzima bwawe, utangire uhindure urugamba. Bamwe warwanaga nabo wirirwa utongana nabo, bamwe warwanaga nabo wirirwa uvugana nabo nabi, uhindure urugamba uruganishe kuri Satani. Ubundi se ubupfumu ni iki? Bibiliya yo yita ubupfumu imirimo ya kamere. Ubupfumu ni umwe mu mirimo ya kamere nk'uko Bibiliya bitubwira. Yisomye mu Bagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 19 haratubwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Wumvishe ko hajemo icyo bita kuroga. Ubundi mu Kinyarwanda kuroga no gukora iby'ubupfumu bakunda gukoresha ijambo rimwe, kubitandukanya bikunda kugora. No muri Bibiliya uzasanga hari abo bagiye bakoresha iri jambo bagenda barihindaguranya. Iri jambo kuroga ubundi mu zindi Bibiliya harimo witchcraft and sorcery, ni ibikorwa bibiri bitandukanye. Ibi bikorwa rero kubitandukanya mu by'ukuri biragoye kuko ni ibikorwa bihuriye hamwe. Buriya abapfumu n'abarozi bose bakorera umwami umwe, bakorera umwami witwa Satani. UmwukaWera yabashije kunsobanurira imikorere y'aba bantu bombi, abapfumu n'abarozi bakora bate. Umwe ateza ikibazo, undi akabeshya ko agiye kugikemura, akaguteza igikomeye kurushaho. Ndabaha urugero: umurozi araza akakuroga, araza guteza imyuka mibi, araza agateza ikibazo ku buzima bwawe, noneho wowe ukitabaza abapfumu ngo bakimure cya kibazo umurozi yaguteje. Umupfumu icyo akora ahubwo ikibazo wari ufite akigizayo akaguteza ikigoye kurushaho. Ushobora kuba ufite ikibazo wenda mu kazi bakwanga, bakugirira nabi, ukagenda ukitabaza umupfumu. Umupfumu akagufasha mu kazi bigasa nkaho bigenze neza, ariko umupfumu noneho akakuganisha mu masezerano yandi y'umwijima azakuganisha mu rupfu. Urumva yuko aragufashije akazi bigenze neza, ariko ubuzima bwawe abushyize mu kaga kazagukurira urupfu. Ubupfumu rero no kuroga ni imbaraga z'umwijima. Izi mbaraga z'umwijima ni imbusane cyangwa ni imbaraga zigambiriye gukura abantu kuguhanga amaso ku mbaraga z'UmwukaWera. Mu yandi magambo ni ikinyuranyo cy'UmwukaWera. Izi mbaraga rero ziri mu byiciro bitatu by'ingenzi. Hari imbaraga z'ubupfumu cyangwa se witchcraft. Izi mbaraga z'ubupfumu rero ni abantu bakoresha imihango ya gipagani,
n'abantu bakoresha imyuka mibi bagamije kwangiza abantu cyangwa bagamije kuyoboza abantu igitugu. Noneho hakaza n'imbaraga zo kuroga cyangwa sorcery. Kuroga rero buriya abantu benshi barabyiteranya. Hari umuntu wumva ko kuroga ari babakecuru basa nabi, babakecuru bo mu cyaro. Wapi? Kuroga birimo ibyiciro. Harimo abantu barozi, nakwita ngo nabarozi baciriritse, abo twita ngo ni low level sorcerers. Abarozi baciriritse rero nabanga bakora imihango iciriritse yo hasi. Bagenda bakavanga ibyatsi, bagenda bakavanga ibintu bigiye bitandukanye bagambiriye kugirira abantu nabi. Abangaba kenshi babitewe n'amashyari, ubugome bafite mu mitima yabo cyangwa n'izindi mpamvu runaka, kwihorera se. Noneho hakaza n'abarozi bo ku rwego rwo hejuru, abo twita ngo ni high level sorcerers. Aba barozi bo ku rwego rwo hejuru rero ntabwo mubasha kubamenya. Ni abakuru ba za banki, ni abakuru b'ibigo bikomeye, bamwe bari muri za guverinoma, bamwe bari mu nzego zikomeye cyane ku isi. Iyo wumva ngo Freemasonry, aba Freemason, kina ni icyiciro gikoresha imbaraga z'ubupfumu n'imbaraga zo kuroga. Bariya ni abarozi bakomeye cyane bakoresha imbaraga z'umwijima bagamije kuyoboza abantu igitugu. Uzumva na bariya bita ngo ni IBIMENYETSO, uzumva n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye. Bariya rero bo bakora imihango ikomeye cyane, bafite ubushobozi bwo kuvugana n'imyuka ikomeye cyane ifite imbaraga na Satani w'ubwe. Bafite ubushobozi bariya bamwe muri bo bwo kuvugana nawe kugira ngo abahe inshingano, abahe n'imbaraga zo kugira ngo babashe kuyoboza isi umwuka w'ubupfumu. Noneho hakaza n'undi mwuka bita umwuka wo kuragura, divination. Umwuka wo kuragura rero ni umwuka ugamije gukekeranya ibizaba. Uyu mwuka rero kuragura ni umwuka ugamije gukoresha imbaraga z'umwijima, noneho ukabwira abantu ibizababaho. Nk'abantu wenda bajya kuraguza bakabwira ati wenda umugore wawe bizagenda gutya, mu kazi kawe bizagenda gutya. Noneho n'uyu mwuka wo guhanura wateye, abenshi bakoresha umwuka w'uburaguzi, umwuka wa Satani, noneho bakaba bakubwira ngo mu buzima bwawe bizagenda gutya. Mwagiye mubona nko mu matora yabaye muri US mu gihe gishize, abantu benshi barahagurutse ngo Trump azatsinda. Bariya bose ntabwo ari abahanuzi b'Imana, harimo n'abahanuzi ba Satani bakoresha umwuka wa divination wo kuragura, noneho bakaba bakekeranya ibizaba. Mvango rero ni imbaraga z'uburyo butatu, hari witchcraft, ubupfumu, hari kuroga, sorcery, hakaza no kuragura, divination. Ni inkingi eshatu zibanze, hari n'izindi zigiye zihari ariko ni izo ngizo eshatu zibanze zigize imbaraga z'umwijima zigamije kugirira nabi abantu. Noneho wakwibaza ngo umuzi w'ubupfumu ni uwuhe? Kuki abantu ujya kubona hari abantu bahindutse abapfumu? Kuki ujya kubona hari abantu bahindutse abarozi? Ubupfumu no kuroga n'izi mbaraga z'umwijima, inkomoko zabyo ni ugukiranirwa. Inkomoko zabyo ni ukutumvira Imana, ni ubwigomeke. Kandi ibi bintu bihererekanywa mu muryango. Uzabona umupfumu usanga abana be nabo ni abapfumu, usanga ba sogokuruza babo nabo bari abapfumu. Uzasanga n'abarozi nabo nuko, ababyeyi be bari abarozi nawe ahindutse umurozi, n'abazamukomoka bagahinduka abarozi. Bivuga ngo ni imbaraga z'umwijima zigendagenda mu muryango bitewe n'uko abantu batumviye ijambo ry'Imana. None se ni izihe mpamvu z'ingenzi zituma abantu bakoresha izi mbaraga z'umwijima z'ubupfumu no kuroga? Icyambere, abantu baba bashaka imbaraga, power, cyo kibanze. Icya kabiri, baba bashaka amafaranga banyuze mu nzira za panya, badashaka gukoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo kuko wenda nta n'ibyo bafite cyangwa ntibihagije, bagashaka gukoresha izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo babigereho. Icya gatatu, kumenyekana, fame. Uzabona nk'abahanzi cyangwa n'ibindi byamamare bibona ko bigoye kugira ngo bimenyekane, bagakoresha imbaraga z'ubupfumu, bakaroga abakurikiye kugira ngo biyongere babe benshi. Abantu benshi ntabwo babizi. Abahanzi benshi mubona ni abarozi. Abahanzi benshi mubona bakoresha imbaraga z'ubupfumu kugira ngo mubakunde. Mukabona baririmba ibintu bidahwitse, baririmba ibintu by'ubusambanyi, ukibaza ngo nuko iki umuntu aririmba ibintu by'ubusambanyi. Ariko nuko ari byategetswe n'abamuhaye ibyo twita ngo ni igikundiro. Kuko Satani yaguhaye ikintu, nawe ugomba kumuha ikindi. Satani abaha igikundiro, nabo bakamuha kuyobya abantu. Iki ni ikintu rero gituma abantu bakora ibi bintu, cyane cyane abantu bo mu byaro, abantu navuga ngo bakiri hasi mu myumvire, biterwa n'ishyari, biterwa n'urwango,
kandi bikanaterwa n'umwuka w'ubugome uri mu bantu, cyane cyane nk'abanyarwanda benshi. Abanyarwanda benshi bajya muri ibi bintu bitewe n'ubugome bwabamunze. Abanyarwanda benshi bafite virusi y'ubugome muri bo, akareba umuntu akamwanga nta n'ikintu yamugize, yakureba ngo nuko wateye imbere, yakureba ngo nuko hari aho wageze, bikamubabaza ubwabyo, akumva yakugirira nabi kubera ko nta bushobozi afite, nta mbunda ari bukurashishe, nta kindi kitari bukore, agakoresha umwuka w'ubupfumu, agatuma imbaraga z'umwijima zitagaragara kugira ngo zikugirire nabi. Navuga ngo abantu bakoresha ibi bintu ni cowards, ni abanyabwoba. Ni wa muntu udashobora kuza ngo aguhagarare imbere akubwire ikibazo mufitanye. Ni wa muntu udashobora kuza ngo aguhagarare imbere akubwire icyo wamukoreye wenda umwaka imbabazi cyangwa unisubireho, ahubwo akajya ahantu runaka agakoresha imbaraga z'umwijima akakugirira nabi. Ni ibihe bimenyetso rero byerekana ko umuntu yatewe cyangwa yagabweho ibitero n'umwuka w'ubupfumu? Mbere ko nkugeza bino bimenyetso rero ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo abakurikirana bino biganiro biyongere kandi bibashe no kugera ku bandi. Kandi abakoze subscribe ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umwuka w'ubupfumu wakugabyeho ibitero, guhora uremerewe muri wowe, ukumva ufite umunaniro, ukumva ufite ibintu bigutsikamiye kandi utazi aho bikomoka. Uyu munsi birabaye, bikomeje bikubaho, ukajya wumva uremerewe, ukagira ngo hari wikoreye ikintu runaka, uraryamye uranasinziriye rwose, ariko mu gitondo ubyukanye umunaniro nk'umuntu utaryamye. Harimo n'abaryama bakabura ibitotsi, nta ndwara urwaye ariko waryama ukabura ibitotsi, mu gitondo bwenda gucyo ugasinziraho nk'isaha imwe, ugahora wumva uremerewe, kumva umutwe uremerewe, ukumva muri wowe uremerewe. Birashoboka ko umwuka w'ubupfumu wawe uri gukorera ku buzima bwawe kugira ngo ukubuze amahoro. Ikimenyetso cya kabiri, kuba mu rujijo. Buriya hari umuntu ushobora gufata umwanzuro akavuga ati ngiye gushaka umugore cyangwa se ngiye gushaka umugabo, ibintu bikagenda neza rwose, agashaka uwo nguwo yakunze, bamara kubana umwuka w'urujijo ukaza mu buzima bwe, agatangira kwibaza atari ko uyu muntu wundi niwe nari nkuriye gushaka, ubundi uyu muntu niwe muntu Imana yanteguriye. Ugasanga muri we hajemo urujijo, hatangiye kuza amakimbirane. Wa muntu nta kintu yakugize, wa muntu nta kintu yagutwaye, aragukunda, akora ibintu byose bishoboka, ariko we ntabwo ubibona. Watangiye umushinga, watangiye proje, uyikizemo imbaraga, uyikizemo umuhati, uyigezemo hagati, muri we hajemo ibyumviro, ariko si ibi bintu ubundi bizangezayo, ibi bintu ubundi hari ahantu bizagana, bikakubaho uyu munsi, ya proje ukayireka, wajya no mu kindi kintu, ya proje ukayireka. Ni ukuvuga ngo hari imbaraga z'umwijima zishaka ko ntaho ugera, uragera mu kintu mo hagati ukagita utakirangije. Guhorana urujijo muri wowe, ntumenye ngo urashaka iki cyangwa ntabwo ushaka iki, ntumenye ngo urashaka iki mu buzima, ugahora uri mu rujijo. Menya ngo hari imbaraga z'umwijima, imbaraga mbi ziri gukorera ku buzima bwawe. Ibi bishobora kuba nko kuri kampani, no kuri kampani bibaho, kampani rwose ikaba yarogwa, kampani yawe abakozi ukabona byaranze, ntibazi icyo bashaka, ntibakura uko bikwiye, nyamara atari uko bafite wenda ubunebwe cyangwa iki, ahubwo hari imbaraga z'umwijima ziri kubateza urujijo muri bo. Amakimbirane adashira mu kazi, kutumvikana mu muryango, mbese ugasanga hari urujijo mu bantu. Satani ni umwami w'urujijo, ikintu agambiriye ni uguteza abantu urujijo. Ugasanga ibintu byose urimo ntabwo uzi ngo uri mu bintu kubera iki. Urajya mu idini ukaribamo ariko utazi ngo ni ukubera icyo urimo, wakurikiye abandi. Ubu ni umwuka w'urujijo. Noneho ikimenyetso cya gatatu, umuco wo kwiheza. Hari umuntu ugira gutya ukabona ariheje, yanze kuvugana n'abantu. Harimo abantu baragufitiye akamaro, harimo abantu bari kuzageraho bakugeza, harimo abantu nawe wari kuzafasha kuko nawe hari abagukeneye, ariko ukagira gutyo ukiheza. Abantu ntibongere kubavugisha, inshuti zawe ntibongere kuzivugisha. Ruvuga ngo uyu ni umwuka ushaka kukubuza abantu cyane cyane b'ingenzi, abantu cyane cyane bakakugiriye akamaro mu buzima. Uyu mwuka mubi, uyu mwuka w'ikuzimu ukabaguhuza. Uyu mwuka ushobora no kujya mu muryango, uyu mwuka ushobora no kujya mu muryango ugasanga umuntu afite abanyamuryango bagiye batandukanye, afite abantu bafitanye isano, ariko ugasanga yarihejeje, arashaka kubaho wenyine, arashaka kubaho nyamwigendaho. Umuntu ni nyamwigendaho, kandi hari ibintu abantu bakamufashije ariko akabyihambiraho wenyine. Umwuka wa nyamwigendaho rero ni umwuka mubi, ni ingaruka z'umwuka w'ubupfumu
kugira ngo ugume utsikamiwe, ugume ntaho ugera, ugume abantu bagufata nabi mu buzima, bavuga turiya muntu nyamwigendaho, uriya muntu ntashobotse mu buzima. Yes. Noneho uyu mwuka wo kuba nyamwigendaho ugendana n'umwuka w'icyangire. Icyangire ni umwuka ukomeye cyane, ni umwuka mubi cyane, ni umwuka abapfumu n'abarozi cyangwa se imbaraga z'ubupfumu no kuroga bakunda gukoresha guteza abantu. Ruvuga ngo umwuka w'icyangire ni icyuka bagushyiraho ahantu hose ugeze, abantu bakakwanga ntacyo bakuziza. Ni mu kazi abantu barakwishisha, umaze ahantu imyaka 5 ariko nta nshuti n'imwe ugira, uragiye ubaye ahantu imyaka runaka urahavuye, ukimara kuhava nta muntu n'umwe ukikwibuka ko wanabanye nawe, umuryango wawe nta muntu n'umwe ugutekereza, abavandimwe bawe nta n'umwe ugutekereza, mu kazi nta muntu n'umwe ugutekereza, ahubwo wowe inshuti zawe umeze nk'uri kuziguraho, ubanza kuziha ruswa ngo zigukunde, ubanza kujya kubagurira, ubanza kubaha impano, ubanza kubiruka inyuma, niwo bavugisha buri munsi, nta muntu ugira umwete runaka wo kukuvugisha. Uyu ni umwuka w'icyangire ku buzima bwawe. Ikimenyetso cya 5, kubura indangagaciro. Hari abantu rwose ukamubona yari umuntu ufite indangagaciro mu buzima, ni umuntu wiyubashye, ni umuntu wakundaga Imana, ni umuntu wagiraga imico myiza, ariko mu kanya ko guhumbya mukabona wa muntu ahindutse umusinzi, ahindutse umunywa biyobyabwenge, atangiye kunywa urumogi, atangiye kunywa amatabi, atangiye kujya mu busambanyi. Ndabaha urugero, wowe umugabo n'umugore mwarashakanye, mwakundanaga, mwari mubanye neza, ugiye kubona umugabo wawe atangiye kwishora mu businzi. Uyu mugabo wanjye ko yari umuntu muzima yishuye mu businzi ate? Atangiye kujya mu busambanyi, atangiye kuguca inyuma, ashatse abandi bagore inyuma, kandi wamukundaga ntacyo utakoze, ariko atangiye guhindura imico. Ni ukuvuga ngo uku gutakaza indangagaciro mu buryo budasobanutse, nta mpamvu ifatika ibiteye, menya ngo ni umwuka w'ubupfumu uri gukorera kuri wa muntu. Ibi bintu bishobora no kuza no mu zindi nzego. Nubona urwego runaka, nubona ahantu runaka, nubona umuryango runaka, yewe n'igihugu, ukabona nta ndangagaciro ziri muri icyo gihugu, ukabona abantu nta mutima, abantu nta bumuntu, abantu ni abagome, abantu mbese ntiwamenya ibyababayeho. Menya ngo hari imbaraga z'ubupfumu zicaye ku ntebe. Nubwo ryaba ari itorero, ukabona abantu ni itorero, bavuga ko basenga, bavuga ko bakunda Imana, ariko wareba imico yabo ukabona ntabwo bihura. Ni umwuka w'ubupfumu bibeshya ko barimo bakorera Imana, kandi ni umwuka w'ubupfumu uyoboye abashumba b'iryo torero, abakuru b'uwo muryango runaka, bayobowe n'umwuka w'ubupfumu. Ikintu kizabikwereka, uzasanga ari abantu bakunda kumanipira abandi, ari abantu bashaka kuyoboza abandi igitugu, ari abantu badashaka kumva ibitekerezo by'abandi. Utanze igitekerezo ahinduka umwanzi, utanze inama ahinduka umugome, ahinduka umwanzi, ahinduka igicibwa. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo ari we nawe ubwe, ahubwo ni umwuka w'ubupfumu uri muri abo bantu bitwa ngo ni abayobozi, ni umwuka w'ubupfumu uri muri abo bantu bitwa ngo ni abashumba. Ikimenyetso cya 6, umwuka w'ubwigomeke. Ahantu uzasanga ubwigomeke budasanzwe, yaba mu muryango, yaba no mu itorero, yewe no mu gihugu, ugasanga abantu barigometse, ntabwo bumvira inzego zashyizweho. Mumenye ngo hari umwuka w'ubupfumu uri gukorera muri abo bantu. Urubyiruko ugasanga rurigomeka, abantu ugasanga barigomeka, abana barigomeka ku babyeyi, noneho abantu barenga naho bakigomeka no ku Mana. Bibiliya yo mu rwambere rwa Samweli 15:23, kwigomeka yabigereranyije n'ubupfumu. Bivuga ngo kwigomeka n'ubupfumu ni ibintu bifatanye. Satani rero kugira ngo abantu abateze umwiryane, ahagurutsa bamwe bakigomeka. Umwuka wo kwigomeka ni umwuka mubi, ni umwuka washinze imizi muri Afurika. Abantu barigomeka, bakanigomeka nta n'impamvu batanga. Abenshi banigomeka kubw'inyungu zabo bwite, batareba ku nyungu rusange. Uyu mwuka wo kwigomeka rero, ahantu uzawubona uzamenye ko imvano ni umwuka w'ubupfumu. Ikimenyetso cya 7, guharira indwara zidashira. Ninde wagiye mu bitaro? Ni wowe. Ninde wakize indwara? Ni wowe. Akongera akarwara indi? Ni wowe. Satani ni umwami mubi. Abadayimoni nta kindi kibagenza uretse kwica, kwiba no gusenya. Niba rero urwara indwara, bajya no gupima bagasanga nta bimenyetso bigaragara by'izo ndwara, bakabura indwara ngo ni izihe. Ariko ukumva urarwaye, ukumva ntumerewe neza, ariko wajya kwa muganga bati nta ndwara tubonye, cyangwa banazibona uyu munsi wayikize ejo yongeye.
menya ngo hari imbaraga z'ubupfumu ziri kwangiza ubuzima bwawe. Guhura n'impanuka zidashira. Ninde waguye mu byobo? Ni wowe. Ninde waguye mu bikoki? Ni wowe. Ninde usohotse urugi umufata intoki? Ni wowe. Ninde usohotse mu modoka yikubita hasi? Ni wowe. Ninde wari ku igare arahanuka? Ni wowe. Ninde ugize icyo akoze arahanuka? Ni wowe. Ninde wari mu gikona atetse yikata intoki? Ni wowe. Ibintu bigahora bikubaho ukayoberwa impamvu. Ni imbaraga z'ubupfumu ziri gukorera ku buzima bwawe. Ikimenyetso cya 8, Satani akunda cyangwa se abapfumu n'abarozi bakunda kwibandaho ibibazo mu rushako. Gushaka bikagora. Hari abasore beza dufite, hari abakobwa beza dufite, gushaka byananiranye. Uyu munsi uragira inshuti, tuvuge uri umukobwa, abasore baraza rwose bakakurambagiza, ukabona n'abasore bafite gahunda, mugapanga gahunda zanyu, byagera hahandi bimeze neza, benda kukubwira ijambo ry'ingenzi, ukabona wa musore ari kubuye yaragiye, ukabona nta kintu yitayeho, bikakubaho, bikongera bikakubaho, bikisubiramo kenshi. Menya ngo hari imbaraga z'ubupfumu ziri ku buzima bwawe. N'abasore kandi nabo nuko, abakobwa bose ubonye ukabagaya, ukamugaya nta mpamvu ufatiyeho, ukagira ngo uzabona marayika uvuye mu ijuru, ukajya urutanga impamvu zidahwitse zo kwanga abakobwa, cyangwa n'abakobwa nabo bakakwanga nta mpamvu zihari. Menya ngo hari imbaraga z'umwijima, imbaraga z'ubupfumu ziri kukubuza kubaka, kubera ko kubaka cyangwa se kubaka urugo ni imwe mu mpano Imana yageneye nyokomuntu. Kuko Bibiliya iravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye impano y'igiciro cyinshi, aba abonye zahabu. Umugore mwiza aruta zahabu, ubwo rero n'umugabo mwiza nawe aruta zahabu. Ugize noneho n'amahirwe Satani ukamuca mu myanya y'intoki ugashaka, ateza ibibazo mu muryango, ugasanga ibibazo bidashira mu rugo, za divorce, amakimbirane, nayo inkomoko yayo ni Satani. Ikimenyetso cya 9 ni ikimenyetso gifite gihuriye n'abagore. Uri umugore ugasanga uhorana ibibazo by'imihango. Mu mihango yawe harimo ibibazo bidashira, urababara cyane bigahoraho. Harimo n'abagira n'iminsi myinshi, ugasanga arajya mu mihango iminsi irenze yabugenewe. Ibibazo by'ubugumba, ibibazo byo gukuramo inda, kandi ugasanga bihoraho. Menya ngo ni imbaraga z'umwijima, ni imbaraga z'ubupfumu zishaka kwangiza ubuzima bwawe. Satani ikintu cyamubabaza kurushaho nuko wabyara umwana akazakorera Imana, ntago abishaka. Cyakoza namara kumenya ko wenda uzabyara ibandi, namenya ko uzabyara umusambanyi, namenya ko uzabyara umwicanyi, ashaka kukureka ukamubyara. Ariko arebye akabona inyenyeri ufite mu nda, akabona imbuto ufite mu nda ni imbuto z'Uwiteka, aravuga ati ntago ziri buncike. Ibibazo by'ubugumba, ibibazo by'uburemba ku bagabo, ugasanga urajya kwa muganga bagapima bagasanga uri mutaraga, ariko ubugumba n'uburemba bikaba ari umugabane wawe. Menya ngo ibi ni ibibazo by'ubupfumu. Ikibazo uzajya ubona ukabona kirisubiramo, ukabona ntabwo uri kumenya impamvu yacyo, ukabona ntabwo uri kumenya ngo kirakomoka he, ujye utekereza ko bishoboka ko Satani yaba biri inyuma. Ugomba guhaguruka ukamurwanya. Ikimenyetso cya 10 ari nacyo cy'ingenzi, ari nacyo cyoroshye kukireba, ari nacyo cyoroshye kukigenzura, ni ikimenyetso kijyanye n'inzozi. Inzozi zawe ni ikintu gikomeye. Benshi bararota ntibabiha agaciro, benshi bararota ntibabiha umwanya, benshi bararota bakumva ko ari ibintu biri aho gusa, ariko inzozi ni ikintu gikomeye ku buzima bwawe, kubera ko inzozi ziguhuza n'isi y'umwuka. Mu nzozi niho abarozi, niho abapfumu baza bakagusinyisha amasezerano. Mu nzozi niho hagenerwa ibizaba ku buzima bwawe. Hari inzozi rero urota ari ibitero bya Satani, ari ibitero bigamije kwangiza ubuzima bwawe. Nurota urya, icyo waba urya cyose, kurota urya ni igitero cya Satani. Icyo waba urya cyose, mbisubiremo, ntago umuntu agomba kurota arya. Icyo waba urya cyose ni igitero cya Satani. Kurota abantu bapfuye, umuntu urabizi neza ko yapfuye, ashobora kuba ari umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe, cyangwa undi muntu wari we wese ukamurota. Ntago abapfuye babana n'abazima, niko Bibiliya ivuga. Menya ngo ni ibibazo by'ubupfumu biri ku buzima bwawe. Kurota ubuzima bwarangiye, nk'abantu wenda ugasanga warangije kwiga, warangije na kaminuza, ariko uracyarota uri muri primaire. Wateye imbere, wubatse inzu nziza, umeze neza, ufite umuryango,
ugatangira kurota ukiri iwanyu mu cyaro uri guhinga muri bwa buzu bw'iwanyu, ukarota ubuzima bwarangiye bubi bwa kera. Uwo ni umwuka w'ubupfumu warusubiza nyuma, uri kwangiza ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo rero inzozi zawe ugomba kuzigenzura neza, kubera ko inzozi ni ikimenyetso simusiga ugomba kugenzura kugira ngo umenye ngo ubuzima bwawe buhagaze bute. Ibyo rero ni ibimenyetso 10 tubonye byerekana yuko umwuka w'ubupfumu ari ku buzima bwawe. Hashobora kubaho n'ibindi bimenyetso byinshi, ariko ibyo ni iby'ingenzi nabashije kwegeranya kugira ngo mbashe kubikugezaho. None se ubundi ingaruka z'ubupfumu ni izihe? Ushobora kuvuga uti se kuba n'ubundi ibintu bimbaho ikibazo kiri, niba mpumeka bitwaye iki? Ugomba kumenya ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Matayo 10:10, Satani nta kindi kimugenza, agenzwa n'ibintu bitatu: agenzwa no kwiba, agenzwa no kwica, agenzwa no gusenya. Uyu munsi yasenya umuryango wawe, ariko amaherezo icyo ashaka ni ukukwica. Umwuka w'ubupfumu wateje ubukene imiryango, umwuka w'ubupfumu wateje ubukene ibihugu bya Afurika uyu munsi biratindahaye kubera umwuka w'ubupfumu, uburwayi budashira, yewe n'urupfu. None se ubundi ubupfumu umuntu yaburwanya ati? Ntazagira umuntu ukubeshya ko kurwanya ubupfumu ugomba kujya gushaka abandi bapfumu. Oya, ntazagira umuntu ukubeshya ko kurwanya ubupfumu hari ibyatsi cyangwa utuntu runaka ugomba kurya. Oya, ubupfumu ni umwuka urwanywa n'undi mwuka, umwuka urwanywa n'umwuka urusha imbaraga. Umwuka w'ubupfumu rero urimburwa, usenywa n'umwuka wera. Umwuka wera niwe ubasha kurimbura umwuka w'ubupfumu. Ugomba kumenya rero ko Uwiteka yaduhaye ubutware muri Kristo Yesu. Iyo usomye muri Luka igice cya 10:19 haravuga ngo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Uhawe ubutware bwo gukandagira Satani n'abadayimoni be mu izina rya Yesu. Kandi muri Yesaya 54:17 haravuga ngo, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niho gukenuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Bivuga ngo twahawe ubutware bwo gukangira Satani, kandi nta mbaraga z'umwijima zizagira icyo zikora ku buzima bwacu igihe twizeye Kristo. Bivuga ngo rero ugomba guhaguruka ugasenga, ukarwanya umwuka w'ubupfumu ku buzima bwawe. Kuri Kristo Yesu rero niho wubatse itorero, kandi amarembo y'ikuzimu ntago azarinyeganyeza. Haleluya. Data, mu izina ry'Umwami Yesu turakwinginze ngo ubane natwe. Turagushimiye ku bwigisho uduhaye z'uyu munsi. Turakwinginze Mwami ngo uduhe imbaraga zo kurwanya ubupfumu mu izina ry'Umwami Yesu. Ijambo ryawe rirambwiye ngo twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, kandi ngo nta mbaraga z'umwijima zahagurukiye kuturwanya zizagira icyo zikora. Haleluya. Mwami, mu izina rya Yesu turimbuye imbaraga z'ubupfumu. Imbaraga z'ubupfumu zidutera amanywa nijoro turazirimbuye, turazikanagiye, turazishwiragije mu izina rya Yesu. Satani rimbuka, mwuka mubi rimbuka, mwuka banduye rimbuka, mwuka w'ubupfumu rimbuka, twirukanye ku buzima bwacu. Turakwirukanye nonaha kwira imishwaro mu izina ry'Umwami Yesu. Imbaraga z'ubupfumu, imbaraga zo kuroga, imbaraga z'uburaguzi turakwirukanye mu izina rya Yesu. Turirukana ubupfumu aho bwaba bukorera hose, turirukana ubupfumu aho bwaba bwubakiye hose, bwaba bukomoka mu banzi dufite, mu batwanga, bwaba bukomoka mu bavandimwe bacu, bwaba bukomoka mu miryango yacu, aho bwaba bukomoka hose turabwirukana, turabucyashye mu izina rya Yesu. Turirukana ubupfumu bukomoka mu ba-Freemasons, turirukana ubupfumu bukomoka mu bajezubiti, turirukana ubupfumu bukomoka mu ba-Illuminati, turirukana ubupfumu bukomoka muri Aziya, yaba ari Abahindu, yaba ndetse n'Ababudiste. Turirukana ubupfumu bwabo bwose mu izina rya Yesu. Turirukana ubupfumu bukomoka ku mana zitazwi, imana z'ibinyoma, imana z'umwijima. Turirukana ubupfumu bwose mu izina ry'Umwami Yesu. Turirukana ubupfumu bushingiye ku mandwa za gakondo, ibyo bita ngo ni imandwa, ibyo bita ngo ni iryangombe na bagenzi be. Turirukana ubwo bupfumu, turirukana iyo myuka mibi mu izina rya Yesu. Wowe mwene data ushobora kuba ufite ibibazo bifite aho bihuriye n'ubupfumu, ndagusenyera mu izina rya Yesu ngo umwuka w'ubupfumu urimburwe nonaha mu izina rya Yesu. Nta ntwaro baremeye kukurwanya izagira ikikora, nta ntwaro baremeye kurwanya abana b'Imana izagira ikikora. Ku bw'izo mpamvu duhagurukiye kurwanya Satani mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbaraga z'umwijima zose zashyiriweho kuturwanya nizirimbuke. Imbaraga zitegeye izuba, imbaraga zitegeye ukwezi, imbaraga zitegeye ikirere, imbaraga zitegeye inyenyeri, imbaraga zitegeye isi nizirimbuke mu izina rya Yesu. Haleluya.
ingoma ya Satani nini burituye mu mazi. Umubare munini w'ingabo za Sekibi zirwanya abantu zituye mu mazi, abo twita ngo ni marine spirits. Turabarwanyije mu izina rya Yesu, turabahambirira mu izina ry'Umwami Yesu, turitandukanye nabo mu izina ry'Umwami Yesu, turatura ko imikorere yabo nta kizadutwara. Haleluya, mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubupfumu ubakiye kuri Jezebel. Ni umwuka w'ubupfumu, ni umwuka ugamije kumanipira abantu, ni umwuka ugamije gutwaza abantu igitugu, gushyira abantu mu bujiji, gushyira abantu mu bubata. Ni umwuka w'ubugome ukurikirana abana b'Imana. Umwuka wa Jezebel turawurimbura mu izina ry'Umwami Yesu. Turarimbura imyuka yose y'ikuzimu, imikorere yayo aho yabikomoka mu izina ry'Umwami Yesu. Turarimbura umwuka w'ubwigomeke, turarimbura umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari niyo nkomoko y'abantu kurogana, kuko umunyeshyari ni murumuna w'umwicanyi. Uyu mwuka turawurimbura, turarukana mu Banyarwanda, turarukana mu bana b'Imana mu izina rya Yesu. Turukana umwuka w'ubwigomeke, turukana umwuka w'ubusharire, turukana umwuka w'ubugome w'abasa Abanyarwanda. Uyu munsi Uwiteka ndasengera Abanyarwanda ngo bane nabo. Umwuka wose mubi w'ubupfumu wagwatiriye Abanyarwanda ndawirukana mu izina ry'Umwami Yesu. Ibicaniro by'umwijima, ibicaniro byanduye bazamuriye gufata Abanyarwanda bugwate, bazamuriye gufata Abanyarwanda ngo bajyane mu ngeso mbi, babajyane mu mirimo ya gipagani, babajyane mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Iyo myuka ndayihambiriye nirimbuke mu izina rya Yesu. Uwiteka ubane natwe, Uwiteka uduhe Umwuka Wera kugira ngo arimbure mu izina rya Yesu umwuka w'ubupfumu. Ndatura Umwuka Wera ku buzima bwanjye, ndatura Umwuka Wera ku buzima bw'abankurikiranye. Uwiteka uhabwe ikuzo, Uwiteka uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose, ngusabye nizeye mu izina rya Yesu.